Yes, reka mbahe ikaze kuri Fyve-tvrwanda nkuko maze kumenyera tugenda buri munsi tubana cyane cyane tugaruka kuri cryptocurrency yitwa Pi nyuma yo kubona ko ari cryptocurrency iri strong, cryptocurrency iri safe, cryptocurrency ishobora kuzahindura byinshi cyane ndetse kandi ifite inyandiko yayanditswe ariyo yitwa white paper. Murabizi ko mumaze kumenyera ko tugenda buri munsi twigana page nshyashya kuri iki gitabo cyitwa white paper cyanditswe na Dr. Nicolas Kwakaris, akaba ari nawe nyiri umushinga. Ni igitabo rero kiva muzi ni muzingo Pi network kugira ngo wowe mininga, wowe utekereza Pi utangire nawe wizere ko Pi ari cryptocurrency iri strong, ureke gutoragura amakuru ahantu runaka utizeye, amakuru udafite, kugira ngo ibintu ukora neza ubikore ubizi. Ngira ngo turacyari mu gice cya mbere, turacyasa naho tugitangira neza, ariko twagarutse kuri byinshi birimo esi ya cryptocurrency, uko cryptocurrency muri rusange zaje, aho twabonye Bitcoin yaje 2009, tukabona Ethereum nayo yaje nyuma aho ngaho za 2010, so tukaba tubona Pi network nayo yatangijwe 2019 kugeza amagingo yangaya ikaba ari cryptocurrency ikimayiningwa. Twabonye byinshi rero byerekeye ayo ma cryptocurrency, challenge yahuye nayo, uburyo yatangiye, icyatumye yatangira, n'impamvu Pi yaje, ndetse impamvu Pi bigaragara ko izaruta ayo ma cryptocurrency nkuko twagiye tubibona mu busobanuro uyu Dr. Nicolas yagiye atanga abicishe muri white paper. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa neza technology cyangwa se ikoranabuhanga rya census algorithm ariyo mining yubakiyeho. Turaza kuba twasobanukirwa neza, ariko na amakuru yibanze, ni introduction, amakuru yibanze, ntago ari amakuru ajya in deep badusangije muri iki gitabo. Ngira ngo rero kuri utarakora subscribe ukaba ukiri mushyashya hano, nyaboneka kanda ku ijambo subscribe kugira ngo tujye tubana neza, ndetse tubane kuri buri makuru y'ingenzi yose tubashije kugusangiza. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa Neza Steller consensus protocol. Ngira ngo nayivuzeho kariyo Pi network yaje yifashisha kugira ngo iyubakiro blockchain yayo. Nayivuzeho mu bika byabanje, uramutse utarimo kubyumva neza ushobora kujya kureba igice kibanziriza iki ngiki kuko nayisobanuyeho neza cyane. So Steller consensus protocol ni Technogy yari yubakiwe kuri company imwe ari yitwaga Steller Census Management Protocol, ari nayo company yari ifite iyi technology, aho habagaho kugenzura amakuru ariko bikozwe na mashini. Pi irareba iravuga ati izi technology reka nyikoreshe ubwanjye. So reka twinjire mu gitabo no muri detail turebe ibirimo. Pi uses other type of census algorithm and is based on the Steller consensus protocol (SCP) and an algorithm called the Fyve-Bernstein agreement (FBA). Such algorithms don't have energy waste, but they require exchanging many network messages in order for the node to come to census. Pi yakoresheje indi technology nkuko nababwiye. Ubundi bwoko bwa census no kuvuga ni tuvuga census algorithm, ujye wumva kugenzura, to validate no kugenzura amakuru, niba nkoze transaction, niba nkoze mining, ayo makuru agenzurwa na mudasobwa, umuntu atabigizemo uruhare, niyo yitwa census algorithm. Akaba ari Pi rero byazanwe na Bitcoin, ariko ya Bitcoin yitwaga census algorithm, hanyuma Pi iza kwifashisha iyi ngiyi ya census algorithm Steller census protocol, ari nayo yubakiyeho, ndetse bikaba byubakiye mu muyoboro wa web 3. ubwo ni internet isi itaratangira gukoresha, ariko ishobora kuzakora, ntabwo ishobora donc izakoresha nyuma ya launching ya Pi. Bibutse ko Bitcoin rero yazanye web 2, akaba ari nayo dukoresha ubu ngubu, hanyuma Pi kazaza yubakiye kuri web 3. So bakaba barakoresheje rero iyi technology. Baravuga ko rero Pi niyo yakoresheje iyi Steller census protocol, na donc yivanye muri imwe mu makampani ya Steller census
protocol management, ngira ngo twabivuzeho. So and an algorithm called federated benzene, ne kuvuga ngo technology yabo cyangwa se iyo mikorere yabo bayise federated benzene agreement. So avuga ko rero ubwo buryo bwo kugenzura amakuru no gukora exchanges bidatwara network cyane, ntago bitwara network cyane, ntago biri strong. Mwibutse ko nituvuga ko kimwe mu ntenge zagaragaye kuri Bitcoin ndetse na Ethereum, ndakwibutsa ko ari uko zo kuzimayininga, ibi dukora mining kuri telefone, ibi dukora mining bitworoheye, byo byari complicated, byari bigoye cyane, byasabaga izindi mashini zitwa mining machine ndetse n'ama computer ari ku rwego rwo hejuru afite processing yo hejuru, ari nayo mpamvu zo zitabaye successful cyane nkuko byitezwe ko Pi izaba successful. So rero mu buryo bwo kugira ngo habe mining ya mobile phone nkuko mwabibonye ko Pi ariyo yazanye mobile mining, bubakiye kuri iyi Steller Census Protocol, nibyo barimo batubwira hano rero ko iyi ngiyi idatwara imbaraga cyane, na kandi ni nayo yubakiyeho blockchain yabo. So each node can independently determine if the transaction is valid or not. Fango uburyo bwa node ngira ngo twigeze kubuvugaho, tunagaragaza ko mining izageraho ikava kuri telefone ikajya kuri machine, aho umuntu azajya miningira muri machine. Ni uburyo bwa node nabwo babukenewe cyane kugira ngo validation z'ama transaction, validation za network zibe strong, kubera ko hari igihe kizagera mining ya telefone ihagarare. So baravuga rero ko iyo iyi Steller Consensus Protocol ituma node zibasha kuvalidatinga neza, zibasha kugenzura neza transaction zose dukoresha, zibasha gukora validating z'ama transaction dukora, z'ama mining dukora. So then authority of making the transition and double the spending based on the cryptographic signature and the transaction history. However, for a network of a computer to agree on which transaction to record in a block and the order to this transaction and the block, they need to message each other and have multiple rounds of the voting to come to censuses. So bakavuga ko rero iyi Steller Census Protocol first of all ibasha gutuma ibigo cyangwa se ama authority runaka agenzura transactions, akaza kugenzura cryptographic. Twayivuze cryptographic ni uburyo umuntu akora transaction ariko ikagenda iri mu codes. Niba nkwishyuye nk'umuntu wa Binance yakwishyuye, uwagerageza kubihakinga ntabwo ashobora kubona ngo umuntu anyishyuye wenda ama USDT 5,000, we icyabona ni ibintu by'ibikode bimanutse cyane. Mwanabonye ko uburyo tuzabikamo amafaranga yacu ari uburyo bwa code, ndavuga gukoresha iriya wallet kuyifungura. Mwabonye ko dusabwa y'amagambo 28. So nibiri rero bita cryptographic. So hano rero baba barimo basobanura ko iyi Steller Census Protocol ibasha gutuma authority agenzura neza ari amakode, ndetse akabasha gutuma transaction zibasha gukundikika, akaba ariko mbivuga gukoreka neza, zigakunda, wakora transaction igakunda. Kandi ikindi machine zikabasha guhererezanya ubutumwa, niba ubutumwa ubwo ni mu gihe wenda nohereje machine, kubera ko nababwiye ko cryptocurrency zigenzurwa na machine irabasha kumenya ngo hari amafaranga avuye ahangaha agiye ahangaha kandi akahagera ku gihe, bikozwe n'iyi technology ya SCP cyangwa se Steller Census Protocol. Then dukomeze rero tuganira ndetse tunarebera hamwe uburyo basobanura neza iyi technology. So the network
about which proto block is the next would like to the following. I propose we all vote for block A to be next. I vote for block A to be the next block. Bango niba mwoherereje amafaranga wowe you vote urayemeza, sibyo, then urayemeza. I confirm that the majority of the nodes I trusted also voted for block A. Bango technology none igahita yemeza ko mwemeje transaction ariyo bise block A. So from which the census algorithm enables this node to conclude that A is the next block. Noneho iyo technology ubwo kuguhererekanya amafaranga cyangwa se kugusharinga amakuru information nibyo iyo technology nibwo ihita yemeza ngo noneho aba bantu bakoze transaction ari byo bise block A. So then even though the above voting steps seem allowed, the internet is adequately fast and these messages are lightweight. Bango babikeneye internet, urabizi ko dukorera kuri internet ndetse kandi bigakunda when you have internet. Thus such census algorithms are more lightweight than Bitcoin's proof of work. So nubango bizaba bisa naho bitandukanye n'uburyo bwa Bitcoin, aho bo bemeza nyine bafite uburyo bwabo bemeza transaction. Gusa bisa naho ari kimwe, muri kuko nabo uburyo bwabo ama transaction icyo bakoze bahinduyeho nuko iyi Steller census protocol yo yoroheje ndetse ibasha kwakirwa na phone, umuntu agakorera mining muri phone, byose bigakorwa na phone, aho byari bitandukanye cyane na protocol na Bitcoin. So then one major representative of such algorithm is called Bernstein fault tolerant BFT. Twigeze kuvuga kuri iyi Bernstein ariyo ishingiye mu by'ukuri kuri Steller, ari nayo yazanywe na Steller. Iyo system bakoreragamo bo bagenzura amakuru yabo ariko atari mu buryo bwa mining. Nababwiye ko iyi Steller yazanye technology, yazanywe no mu professor umwe wigisha muri Harvard, aho we yubatse technology aho bagomba kugenzura amakuru y'abakozi mu kigo cyabo bigakorwa na mashini, hanyuma baza gufata iyo technology baza kuyikoresha noneho muri Pi network ariyo turimo gukoresha uyu munsi cyangwa se turimo kumining uyu munsi. So uburyo Steller rero yubatse nibwo yise Bernstein fault tolerant cyangwa se BFT. Several of the top blockchain today are based on variant of the BFT such as Neza and Ripple. Noneho baravuga ko ama crypto ma blockchain yose iriya technology ya blockchain yubakiye kuri iyi BFT narayibabwiyeho cyane ndetse banayivuzeho hano, niyo yazanywe na Steller. Ama blockchain yose, nituvuga blockchain ni uburyo computer ubwazo zibikira amakuru, zigahererekanya amakuru, zikaprovinga transaction ikozwe nta ruhare rwa muntu abigizemo. So ayo makuru yose abitswe n'iyi yitwa BFT, aho ndetse iyo blockchain yose yubakiwe kuri iyi technology ya BFT, aho batanze urugero nka crypto yitwa Neo and Ripple, ngira ngo nayo na crypto aminingwa uyu munsi. One major criticism of BFT is that it has centralization point because of voting is involved. Bango yo ikibarizwaho yo BFT iragenzurwa kubera ko habaho voting cyangwa se ukwemeza kw'abantu runaka. So the set of nodes participating in the voting quorum are central determined by the creator of the system in its beginning. Bango iyo iri mu ntangiriro mugakora voting zemezwa na nyiri company, na nyiri technology, nyiri system niwe uzemeza. Hano baravuga iyi BFT cyangwa se imwe ya Steller.
ariyo technology yazanye, gusa Pi ikaza kuyifashisha ariko ikayikoresha mu buryo bwayo, ariko iby'ingenzi cyane element ari izi Steller Census Protocol. Then dukomeze noneho, the contribution of BFA is that instead of having one central determined quorum, each node set their own quorum slice. Noneho hari indi yitwa FBA ariyo noneho yo yaje isa na BFT, ariko yo izana uburyo bw'uko nta muntu uzajya yemeza voting cyangwa nodes, ahubwo bigomba kujya bikorwa na machine ubwayo, which will in turn form different columns. New nodes can join the network in decentralized way. Noneho nibwo ama nodes menshi yahise yimukira kuri iyi system kugira ngo babashe gukorera kuri iyi system, aho bidakeneye umuntu gakore voting, ahubwo bikeneye machine. Then barakomeza tugira ngo new node can join the network in decentralized way. Ibi twabivuze, they declare that the node that they trust and convince other nodes to trust them, but they don't have to convince any central authority. Noneho aha nibwo bavuze neza bemeza ko iyo system iri trustful, yizewe, ndetse ntago bari bakeneye ibigo runaka ngo babyumvishe neza ko bigomba kuza kuyijoining, kubera ko it was trustful, bari bayizeye, bumva ko nta kibazo. So SCP is one institution of FBA. Noneho Steller Census Protocol ni imwe mu zatumye FBA ibaho, instead of burning energy like in Bitcoin's proof of work census algorithm, mu mwanya wo gukoresha ama Bitcoin uburyo bo bakoraga. SCP node secure the shared record by vouching for other nodes in the network as trustworthy. Noneho iyi nibwo yakoze neza, yizewe, ndetse batangira kuyijoininga. Each node in the network build a quorum slice consisting of other nodes in the network that they deem to be trustworthy. Quorum are formed based on its members quorum slice. So batangiye kuyijoininga, noneho uburyo yakoraga ni nka computer ubwazo zafashanyaga,